Ndabasuhuje cyane nk'uko rero dukunze gukorana mining zigiye zitandukanye, hano hari indi yitwa Nucleus, ni mining ifite gahunda, ni ukuvuga ngo murayigerageza nayo murebe, nabahaye link ariko ntabwo bisobanutse neza, reka mbere kuko bikorwa kugira ngo bikorohere nawe utabibonye. Mbere na mbere hano hasi haba hari referral code, urabanza ukayikopiya kuko ibiri bukenerwe, ngira ngo referral code murabizi ko ituma ubona coin nyinshi igihe ukoze mining ukayikoresha. Ubwo rero ndayikopiya, ukimara gukopiya referral code uhita ukanda hano kuri iyi link ukadownloadinga application. Bahita batuzana hano, tegereza urebe, urazamuka ugahita uhitamo hano handitse ngo download latest APK, ahangaha ntukanda. Ukihakanda ukanda kuri download anyway, biriya byo kukubwira ngo ni harmful ntacyo biba bivuze. Ubu twatangiye kuri downloading, urabona ko tumanuye gakeya dushobora kureba, tugahita tureba tuyisangaho. Urabona ino application iri kuzamo ngiyi, isigaje ngo amasegonda 22 gutyo, niyo turi kudownloadinga. Ubwo nigeramo turahita dutangira kuinstalla dukore processes. Wibuke ko twatangiye dukopiya referral code, hanyuma tugahita dukanda kuri link, tukaza hariya tugahitamo, dore igeze muhita uyikandaho ugakanda hano kuri install. Bitewe na network, bitewe na telefone ikora vuba birihuta. Ubwo urabona ko iba install, duhita ukanda hano kuri open. Ni ukuvuga ngo hano nitumara gukanda open bahita batuzana hano. Twebwe rero icyo dukora dukanda ahangaha kuri create account. Iyo tuhakanze ni ukuvuga ngo hano hambere dushyiramo iki, aha hambere dushyiramo email yacu, hano tugashyiramo username, ni akazina ukunda kwita, hano ugashyiramo password iri strong, hano ugashyiramo invitation code. Ubwo reka nze nkwereke nabyo uko tugiye kubikora, ngiye kubishyiramo. Ni ukuvuga ngo iyo tumaze gushyiramo email, tugashyiramo username na referral code, duhita dukanda hano kuri back, hano hasi kuri back ya telefone, bagahita baduha rino jambo ngo send OTP. Iri jambo rya send OTP niryo duhita dukandaho. Ni ukuvuga ngo mu kanya OTP kuyiguha byagoranaga, ariko aya masaha biri gukunda. Kare byari byanze, urabona ko OTP bayimpaye. Ubwo ngiye kujya muri email rero, biroroshye cyane, birihuta. Ngiye kujya muri email, nkande muri Gmail, ubundi noneho nkande hano, turahita tuza dukanda hano muri spam. Ugiye kuyitegereza ahandi ntayo wabona, sorry, ni ukuvuga ngo turayibona hano hasi. Reba hano hasi handitse spam, aha niho tuyisanga. Urabona tukihakanda ngiyi ya Nucleus bayimpaye code. Ubwo ndagakopiya ni aya magambo, mpite nkanda ngarukaho narindi, bisaba telefone ibasha kugarukaho yariri, mpite nkanda paste hano ahangaha, shyiramo paste, nindangiza nkande back nanone kuri telefone inshuro imwe, bahite nkande hano kuri verify OTP. Ni ukuvuga ngo mpita nkanda hano kuri verify OTP. Urabibona uko biri gukorwa step by step. Barambwiye ngo bibaye verified. Iyo bimaze kuba verified uhita ukanda hano kuri sign up. Noneho ubwo nibwo uhita ukanda hano kuri sign up, ugakandaho kugira ngo bagucreatingire account. Barakubwiye ngo user created successfully. Ngira ngo aya magambo urayabona, user created successfully. Ubu biba byakunze. Iyo byakunze rero uhita ukanda hano kuri sign in ahangaha. Ni ukuvuga ngo kuri sign in rero mpita nza ngashyiramo email, ngashyiramo na password. Ni ukuvuga ngo hano nk'uko uri kubireba duhita dushyiramo email na password, tugakanda noneho hano kuri sign in, tugakanda hano kuri sign in. Password tuba tuyibuka. Ubu tugezemo tayari. Ukimara kugeramo rero uhita ukanda hano kuri start mining. Urabona ko batanga ku munsi, nimba ari mu isaha batanga 0.5. Ino mining iri serious kuko batanga dukeya, nawe yiteho rero uyi mining. Ubwo ndakanda kuri start mining. Nkimara gukanda kuri start mining, urabona ko bahita bambwira ngo byabaye, kandi mining izajya imara
amasaha 24 bwo ni ukugaruka ejo nk'iki gihe urabibona bakwereka igihe gisigaye nyine. Sawa rero bikore gutyo kandi ukore subscribe kuri YouTube channel nimba ari ubwa mbere, nimba ari ubw'inshuro tutabara, jya ukora like na share ku bandi bantu. Sawa turi kumwe mukomeze kugubwa neza.